Banza ariko none burya amaboko azaguha uyabona mwiramukanya ntubyibagirwe. Ngenda mvugana abahungu banjye cyangwa se abafana banjye bakurikira Tuza TV, ngombe mbaha amakuru azira impuha kugira ngo byose mubyirebere. Ejo n'umukinnyi nasinyishwa azasinyishwa mwaramubonye. Hari imyitozo ya mbere murabizi ko abakinnyi baza mu nzovu ugasanga bashwanyaguje, ariko umugabo witwa Ali Ismael ntabwo ndabona umupira bamuhaye ngo mbone uko awukina, uko awusaba n'uburyo awutangamo. Oya, Mohamed Kagawa ndaje nawe ndebe ibye. Ndamubona cyane Ali Ismael ari kumwe na Kagawa Senabo Mohamed, nguwo rwose bari kumwe, wambaye godiyo z'umuhondo uramubona. Uyu musore cyakora ndabona niwe afite umwuka namubonye. Ubwo ibindi ni uburyo bwo muri tekinike birebwa n'abatoza, nubwo natwe ijisho ry'abanyamakuru tutabura kugira icyo ritwereka, ariko buryo ibyo byinshi birebwa n'umutoza kuko niwe ubireba akavuga ati uyu muntu ndabona yakina. Uyu we witwa Senabo Kagawa Mohamed, uyu we rwose mu ikipe yitwa Express FC yari afite ibitego 6 mu mikino 10 amaze gukina. Birumvikana ko ashobora kuba ari umukinnyi usanzwe uderivaringa, kandi abagande murabazi kuri mbiyo cyangwa se mbere n'umuvuduko ni abantu ushobora ko bagerageza cyane, bizwi rwose, bakora imyitozo myinshi n'imyitozo bari tayari. Wenda wamunenga tekinisite ze cyangwa se uburyo awukinamo, uburyo awatashamo, ariko ibijyanye n'ubuhanga ibijyanye n'igihaha cyo kwiruka no kugerageza gukubita pressing abagande baragerageza. Jimmy Kidega niwe wazanye uyu mugande. Jimmy Kidega ni umugabo nawe uri hano mu nzovu aka kanya, ni umugabo wakiniye Rayon Sports, ni umulegenderi wa Rayon Sports. Yewe n'abarezi twaganira hano ku kibuga bambwiye bati kuva yazanye na Jimmy Kidega ntabwo yadukinikira ikibiribiri, ariko ibyo byose tubaza kubimenya mu masaha ukagenda akurikirana tugenda tureba akantu kandi. Ese mwebwe murabibona gute? Ndetse right my beautiful people around the world babankurikiye mugihe ntaramenya amakuru sinabeshya. Tuje Nizeyimana, kimeze bite brother? Ndagukunda cyane. Nubwo nta ubana mwagize gutya position satani aravuga atanu wimanitse mba niyo mpareba rwose, reka amafaranga bareba byamokanye ko yambwiye, kandi ndanabyizeye bro, ndabizi ko uzabashoboza uzaba ari kubigenza bro, nta kibazo kabisa, nta kibazo. Ndakomeza nka Sunika